ariko yavuze ntago yashoje, yavuze ngo bimwe asobanura intanga zihuye gutya. Abashakanye mwongera mugatega amatwi neza inama n'impanuro zigirwa abashakanye kugira ngo bibafashe kongera kuvugurura imibanire yanyu nabo mwashakanye. Kuko iyo tusuzuma ibibazo cyangwa amakimbirane ari mu miryango hanze aha, ntago tubisanga mu bantu bakiri abageni, tubisanga mu bantu bamaranye igihe babana. Bivuga ngo rero iyo batangiye kugirana ibibazo batabasha gukemura, haba harabayemo kwibagirwa nkana inama bagiriwe ubwo basezeranaga, cyangwa akaba harimo icyuho kuri bimwe na bimwe baba barakurikiye mu kiganiro. Niyo mpamvu tugira ngo namwe ikiganiro tugeza ku bageni namwe mugikurikire, cyongere kibafashe kuvugurura imibanire yanyu. Murakoze rero mu izina ry'ubuyobozi no mu izina ryacu bwite, dushimire bano bageni igikorwa n'intambwe ikomeye bagiye gutera mu buzima bwabo. Amasezerano y'ubushyingiranwe namwe mu masezerano atuma umuntu ava mu cyiciro kimwe ajya mu kindi. Umuntu ava mu cyiciro cy'ingaragu akajya mu cyiciro cy'abashakanye. Ni imwe rero mu ntambwe dukunze kwita intambwe idasubira inyuma, kuko nta muntu usezerana ngo azasubire abe ingaragu. Nubwo habaho ibyago umwe mu bashakanye akitaba Imana, ntabwo usigaye asubira kuba ingaragu. Ni ukuvuga ngo umuntu aba ingaragu igihe kikagera akava muri ubwo bugaragu nyine. Ava mu bugaragu ryari, ava mu bugaragu yasezeranye. Kandi ubwo icyo ni ikindi cyiciro cy'ubuzima, cyane ko aba nahinduye irangamimerere. Ikiganiro tugiye kugirana ni ikiganiro ahanini kibanda ku mategeko agenga abashakanye. Kubera iki kibanda ku mategeko? Ndababwiramo impamvu nk'ebyiri muri nyinshi. Icya mbere ni uko amasezerano ubwabyo aba ari amategeko. Icyo abantu basezeranye kiba itegeko kuri ba nyiri gukora ayo masezerano. Niyo mpamvu nyine twibanda ku mategeko muri kino kiganiro. Icya kabiri ariko, impamvu tugaruka ku mategeko ni uko Itegeko Nshinga rya Repubulika y'u Rwanda rivuga yuko umunyarwanda ari umunyagitinyiro. Iyo rero umunyarwanda ari umunyagitinyiro, ni ukuvuga ngo buri muntu wese afite inshingano zo gusigasira cya gitinyiro cya mugenzi we. Kandi rero inzira yo kubigeraho ni ukumenya amategeko abungabunga cyangwa asigasira icyo gitinyiro cya muntu. Ikiganiro tugiye kugirana kiri mu byiciro bitatu. Icyiciro cya mbere turarebera hamwe icyo Itegeko Nshinga rya Repubulika y'u Rwanda riteganya. Igice cya kabiri turaza kwibanda ku itegeko rigenga abantu n'umuryango. Turaza gusoreza mu cyiciro cya gatatu turebera hamwe icyo itegeko rigenga imicungire y'umutungo w'abashakanye, impano n'izungura biteganya. Nk'uko rero namaze kubibabwira, Itegeko Nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo muri 2003 ryavuguruwe muri 2015 ndetse no muri 2023 mu ngingo ya 17 igaruka ku burenganzira bwo gushyingiranwa no kugira umuryango.
uburenganzira bwo gushyingiranwa no kugira umuryango burengerwa n'amategeko. Ugushyingiranwa k'umugabo umwe n'umugore umwe gukore mu butegetsi bwa leta niko kwemewe. Nta ushobora gushyingirwa atabyemeye ku bushake bwe, yaba uw'igitsina gore cyangwa uw'igitsina gabo. Abashyingiranwe bafite uburenganzira n'inshingano bingana mu gihe cyo gushyingiranwa, igihe babana n'igihe cyo gutandukana. Itegeko rigena ibigomba gukurikizwa, uburyo n'inkurikizi z'ubushyingirano. Mu magambo make, iyo tuvuze ngo uburenganzira bwo gushyingiranwa no kugira umuryango burengerwa n'amategeko, bivuze yuko mu Rwanda kugira umuryango bibanzirizwa no gushyingira. Kuko ngo bano bageni buriya mu kuza gushyingirwa nuko bifuza kugira umuryango. Kubw'ibyo rero kugira umuryango, gushyingiranwa no kugira umuryango bikaba bifite amategeko rero abirengera. Binasobanura yuko buri muntu wese usezeranye nk'uko bano bageni baje kubikora, hari amategeko arengera ayo masezerano ndetse n'umuryango baba bagiye kubaka, amategeko akaba abarengera. Icya kabiri muri ingingo twifuza ko abantu bamenya nuko iyi ngingo iravuga yuko ubushyingiranwe bwemewe ari ubukozwe hagati y'umugabo umwe n'umugore umwe kandi bikorewe mu butegetsi bwa leta. Icyo gika cy'ingingo kigomba kumvikanamo ibintu bibiri by'ingenzi. Bisobanuye iki? Iyo tuvuze ngo ubushyingiranwe bwemewe ni ubukozwe hagati y'umugabo umwe n'umugore umwe kandi bikorewe mu butegetsi bwa leta, bisobanuye yuko mu Rwanda nta muntu wemerewe gusezerana n'abagabo barenze umwe cyangwa abagore barenze umwe mu Rwanda. Icya kabiri ariko kigomba kumvikanamo nuko ubushyingiranwe bwemewe n'ubukozwe hagati y'umugabo n'umugore. Ni ukuvuga ngo mu Rwanda dusezeranya umugabo n'umugore, umuntu w'igitsina gabo n'umuntu w'igitsina gore. Mu gihe ariko hari ibindi bihugu bifite mu mategeko yabo kuba bashobora gusezeranya abagabo babiri babishaka cyangwa abagore babiri babishaka. Impamvu mu Rwanda dusezeranya umugabo n'umugore nuko gusezeranya umugabo n'umugore bigamije kororoka, bigamije kugira umuryango. Ibihugu rero bifite mu mategeko yabo kuba bashobora gusezeranya abagabo babiri babishaka cyangwa abagore babiri babishaka, nuko ihame ryo kororoka ntabwo riba ririho. Ngira ngo uko mubizi mwese, abagabo babiri urwo bakundana rwose ntabwo rwavamo abana, si byo se? Cyangwa abagore babiri. Niyo mpamvu mu Rwanda rero ihame ryo gushyingirwa haba mu muco no mu mategeko nuko hashyingirwa umugabo n'umugore, kuko ihame ririmo hagati aho ngaho nuko ikigamijwe ari ukugira ngo bororoke. Ariko aho muzumva mu bindi bihugu babana barasezeranye ari abagabo babiri cyangwa abagore babiri, nuko ihame ryo kororoka ntabwo riba ririmo, ntabwo biba biri mu byo basezeranye. Niyo mpamvu mu Rwanda nyine umuco n'amategeko bidusaba ibyo ngibyo. Icya gatatu gikwiriye kumvikana nk'uko igika cya gatatu cy'ingingo kibivuga, kivuga yuko nta ushobora gushyingirwa atabyemeye ku bushake bwe. Ni ukuvuga ngo nta muntu ushyingiranwa n'undi kubw'igitutu runaka, kandi dukunze kubibona mu miryango imwe n'imwe. Iyo umukobwa agejeje imyaka 25, 30, 35, 40 aba yatangiye kujya ku gitutu cy'abagize umuryango.
batangira kumwibutsa yuko akwiriye gushyingirwa n'umusore nuko. Aha rero itegeko rivuga yuko ugushyingiranwa bigomba kuba ku bushake, bigomba kuba biri mu bushake bw'abashaka gusezerana, ntabwo bigomba guturuka ku gitutu aho cyaturuka hose. Ingingo ya 18 y'Itegeko Nshinga rya Repubulika rivuga yuko umuryango ariwo shingiro kamere y'imbaga y'Abanyarwanda urengerwa na leta. Ababyeyi bombi bafite uburenganzira n'inshingano zo kurera abana babo. Leta ishyiraho amategeko n'inzego bikwiye bishinzwe kurengera umuryango, by'umwihariko umwana na nyina, kugira ngo umuryango ugire ubwisanzure. Mu magambo make, iyo tuvuze ngo umuryango niwo shingiro kamere y'imbaga y'Abanyarwanda, tuba dushaka kuvuga yuko nta munyarwanda n'umwe udafite umuryango akomokamo. Nta muntu n'umwe muri twese abaraha n'abandi badahari udafite umuryango akomokamo. Kubw'ibyo rero amategeko akaba arengera umuryango, ibikorwa n'inyungu z'umuryango. Ariko tutaragera ku byo kurengerwa n'amategeko, dukwiriye kumenya hano umuryango uvugwa n'umuryango umeze ute. Ariko abantu bagerageze gutanga ituze. Ndabibona hari abahagaze batabonye intebe, ariko ndimo ndibaza ko atari bo bari gusakuza, ahubwo abicaye nibo bari gusakuza. Ubwo rero abari gusakuza bicaye muraza kwimukira, abahagaze bateze amatwi, sibyo? Kugira ngo utaza kubahagurutsa rero mutange ituze. Nari ndimo nsobanura yuko iyo tuvuga umuryango ahangaha tunabwira iby'umwihariko bano bageni, umuryango tubifuriza cyangwa umuryango mugomba guharanira ugomba kuba ari umuryango ushoboye kandi utekanye. Iyo tuvuze umuryango ushoboye, tuba dushaka kuvuga umuryango ufite ubushobozi bwo gukemura ikibazo icyo ari cyo cyose cyavuka mu muryango. Uwo niwo muryango ushoboye. Iyo umuryango utabasha gukemura ibibazo bivutse mu muryango, uwo muryango ufatwa nk'umuryango utishoboye. Birumvikana neza? Mugomba rero guharanira kugira umuryango ushoboye. Igihe cyose mutazagira ubushobozi bwo gukemura ibibazo byavutse mu muryango, kandi ibibazo ntago bizabura, ariko mugomba guhora mwiteguye kubishakira ibisubizo. Umuryango rero utarimo ibisubizo ku bibazo byavuka mu muryango, uwo muryango aba ari umuryango utishoboye. Ubwo ndabwira n'abandi turi kumwe muri iki cyumba ahangaha, abo muzi mu miryango yanyu, abaturanyi, inshuti muzi babanye mu bibazo, amakimbirane adashira, buriya iriya miryango mujye mubabwira yuko ibyo bibazo kutabibonera ibisubizo byabashize mu miryango itishoboye. Bamaze kujya mu miryango itishoboye. Ntago kwishobora hano turi kuvuga ari ukugira ubushobozi mu by'ubukungu, nubwo nabyo bikenewe cyane, nubwo nabyo biri mu bigize umuryango wishoboye, ariko kutabonera ibisubizo ku bibazo byavuka mu muryango bibashyira mu miryango itishoboye. Ubwo rero buri wese agomba kwiremamo kuba ibisubizo kuruta kuba nyirabayazana w'ibibazo. Nibwo muzubaka urugo, nibwo muzubaka umuryango wishoboye. Nanone iyo tuvuze ngo mugomba kugira umuryango utekanye, birumvikana ko hagomba kumvikanamo umutekano nyine. Ntabwo umuryango watera imbere udafite amahoro,
ntabwo umuryango watera imbere, ntabwo mushobora gukora ibikorwa bibateza imbere mudafite umutekano. Kugira umutekano mu rugo, kugira umutekano mu muryango bisobanuye iki? Kugira umutekano mu muryango bivuze ko buri muntu wese mu bagize umuryango, duhereye ku mugabo n'umugore, buri wese agomba kwirinda kuba nyirabayazana w'ibibazo mu muryango. Ko umugabo niyirinda kuba nyirabayazana, n'umugore akirinda kuba nyirabayazana w'ibibazo, uwo muryango uzatekana. Uwo muryango nutekana kandi izaba ari inzira yo kugira ngo mugire ku bikorwa byose mwifuza byateza imbere urugo rwanyu. Ibibazo rero biri mu miryango bitarimo bikemuka, abagize imiryango, ndavuga mwe muri aha ngaha n'abandi benshi muhagarariye, mukwiriye kumenya yuko ibisubizo bikwiriye, ibisubizo by'umwimerere, ibisubizo birambye kuri ibyo bibazo bigomba guturuka mu muryango. Kubera iki bigomba guturuka mu muryango? Nuko n'ubundi biterwa n'abagize umuryango. Niba abantu aribo batera ibibazo mu muryango, murifuza ko ibisubizo bituruka kuri bande? Ibisubizo bigomba no guturuka mu bagize umuryango. Ntabwo ibisubizo muzabitegereza ku buyobozi. Buri umuryango, urugo rwatangiye gusiragira mu nzego z'ubuyobozi, buriya mujye mumenya ko ni bene rwa rugo navugaga, ubwo ni umuryango w'abatishoboye. Rero buriya iyo mwatangiye kwegera mutwara sibo, mwebwe mwembi mwananiwe gukemura ibibazo byanyu, murifuza kwiyambaza mutwara sibo, umukuru w'umudugudu, gitifu w'akagari, w'umurenge se, cyangwa inzego z'ubutabera, muba mwabaye umuryango utishoboye. Kandi ndabamenyesha yuko izo nzego zose mvuze ntabwo arizo zirimo igisubizo. Buriya ntabwo abayobozi turi abapfumu, ntabwo abayobozi turi abapfumu. Iyo mwatangiye kutugana mwananiwe kwikemurira no kwishakamo ibisubizo, buriya dukora ibintu bibiri. Ndashaka kuvuga inzego z'ubuyobozi yewe ndetse n'iz'ubutabera. Icya mbere tubafasha ni ukubereka inzira mwabonamo igisubizo ku kibazo mufite kandi kiri muri mwebwe. Nicyo ubuyobozi dukora. Iyo bidakunze ibyo ngibyo, icyo ubuyobozi dukora, dutanga imirongo ngenderwaho. Abananiwe kwishakamo ibisubizo tubaha imirongo ngenderwaho bakurikiza. Ubwo igisubizo kiba cyabonetse? Si impamye ko kiba cyabonetse. Iyo abantu bagiye mu butabera bagahabwa icyo mukunze kwita gatanya, ugahabwa divorce, buriya gatanya cyangwa divorce aba ari igisubizo ku kibazo mwari mufite. Buriya divorce ni igisubizo? Divorce buriya ntabwo ari igisubizo, ahubwo buriya divorce ni umurongo ngenderwaho ubagenga nk'abantu bananiwe kumvikana cyangwa kwishakamo ibisubizo ku bibazo mwahuye nabyo. Kugira ngo mubashe kubana n'ibyo bibazo ntawe uhohoteye undi, ubutabera butanga imirongo ngenderwaho. Bivuga ngo rero ibisubizo ku bibazo duhura nabyo mu miryango biri muri twebwe abagize umuryango. Ahubwo abantu babanze bumve agaciro bafite kandi bagakoresha neza mu kwishakamo ibisubizo ku bibazo byagaragara. Ingingo ya 19 Itegeko Nshinga rya Repubulika y'u Rwanda rigaruka ku burenganzira bw'umwana. Tutaravuga iby'uburenganzira bw'umwana, nagira ngo mbabaze, ubwo ndabaza
abakuru barimo hano, wenda abageni ndaza kugira ibindi mbabaza, ariko abakuru mwaherekeje bano bageni, cyane cyane abamama muri hano, ndabaza abamama kubera ko ni mwebwe mutanga ubuzima. Iyo tuvuze umwana tuba tuvuze umuntu aba umwana kuva ryari kugeza ryari. Ndashaka ko abadamu ari mwe mubitubwira. Ariko yavuze ntabwo yashoje, yavuze ngo bimwe asobanura intanga zihuye gutya, ariko ntabwo yavuze kugeza ryari. Ni kugeza ryari? Ibya mbere twabyumvise, kuva gisamwa kugeza ryari? Ibya mbere byari byo ninde wamwunganira? Umuntu aba umwana agisamwa yabisobanuye kugeza ryari? Muri kuvugira hamwe, ni kugeza ryari? Ndacyabaza abagore, abagabo ndabibikiye. Nihagira umugore utubwira umwana twabyumvise agisama akomeza kuba umwana kugeza ryari? Madame tubwire kuva agisamwa kugeza ku myaka 18. Biriya byo kuvuga ngo umuntu ahora ari umwana, ubwo mu yandi magambo ubwo nawe ni umwana rero. Ubwo uracyari umwana? Bigenze gutyo ngo wari gukecura ukiri umwana. Njyewe kuradusengera sheri, dusengera sheri, maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Niyibizi Alex umbera umugabo, tukazabana dukurikije uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Yewe azibakarisha maze kumva cy'amategeko. Yewe azibakarisha maze kumva cy'amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Mukakagame Monique umbera umugore, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Mariya yankurije umbera umugore, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Yankurije Mariya maze kumva icy'amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Karuranga Joseph
umbera umugabo umugabo tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya.